tubimenyereye ndagarutse nanone mu isomo ryo kuririmba cyangwa se mu isomo ry'ijwi. Tugiye mu cyiciro cya kabiri, icyiciro kidusaba kuririmbana imbaraga ndetse no gukora cyane. Iki cyiciro iyo ucyitwayemo neza ubasha kuba waba umuririmbyi mwiza kandi ukenewe hano hanze. Yes, iri somo rero turi butangireho ni isomo rya gatandatu. Mbibutsa yuko ushaka kuba umunyeshuri wareba nimero ziri muri description kugira ngo tubashe kuba twakominika, hanyuma noneho mbe nagushyira mu banyeshuri. Ariko abanyeshuri turimo turigana kuri ubu ngubu tugeze ku isomo rya gatandatu, dufite n'igihe tuzarangiriza. Yes, andi makuru yose ushobora kuyabona wadutextinze kuri izo nimero ziri muri description. Ni nimero ziri kuri WhatsApp, ntabwo ari call. Isomo rya gatandatu dufite rero kuri vocal ni uburyo bwo guhumeka, breathing and projection. Guhumeka ndetse no kuba ijwi ryawe warisakurisha niko narivuga, cyangwa se warirekura cyane ukaba wumva ko ari ijwi rifite imbaraga. Abantu benshi bakunda kuba baririmba ari ugasanga amajwi yabo ntabwo afite imbaraga cyangwa se bagira ikibazo cy'umwuka mukeya. Ibi bintu bibiri rero bizagufasha, cyangwa se iri somo ni irya wowe unkurikiye, isomo ryo kumenya uburyo uhumeka n'isomo ryo kumenya uburyo ushobora guprojecta cyangwa se ijwi ryawe kuba warirasa. Yes, intego y'iri somo nyuma y'uko umunyeshuri azabasha kuba yaryiga, understanding icyo twita diaphragmatic belly breathing, uburyo bwo guhumeka dukoresheje mu nda, azabusobanukirwa neza. Increase breath control and lung capacity, uburyo bwo kongera umwuka ndetse no kuwukontorora mu bihaha, cyangwa se kugira ubushobozi bwo gukontorora umwuka mu bihaha ndetse no kongera uwo mwuka. Ibyo ngibyo ni intego ya kabiri. Iya gatatu, develop vocal projection without strain cyangwa se straining. Ni ukuvuga ngo uburyo bwo kudevelopa cyangwa se kuzamura, guteza imbere ijwi ryawe rifite imbaraga ku buryo nk'ubu ngubu ndimo ndavuga urimo urabasha kunyumva. Ni ukuvuga ngo kuba ijwi ryawe rifite imbaraga umuntu akaba yabasha kuba yakumva. Mujye mugerageza munavuge cyane. Nk'ubu ngubu urumva ko mvuze gakeya bikaba ikibazo, ariko uko wimenyereza kuvuga cyane niko ubasha kongera vocal projection yawe. Ako ni agasomo ka mbere kari gaciyemo, ariko nako ni ingenzi ukanota ahantu kazajya kagufasha. Kuvuga cyane nabyo bituma ijwi ryawe uriha imbaraga ku buryo ugiye kuririmba n'ubundi ritaba ritoya. Yes, develop vocal projection without strain. Iyo tuvuze strain cyangwa se straining ni utuntu tumeze nk'amayesikariye byagera, ariko muri vocal ni utuntu tumeze nk'aho tuvunagurika. Kumva umuntu ari kuririmba ukumva nyine harimo tugenda Yesu, utuntu nyine tugenda dusa nk'aho tuvunagurika. Ibyo ngibyo nzabibafashamo muri iri somo ku buryo vocal projection yanyu iziyongera, kandi tuno tuntu tukazaba tutarimo twijwi usanga rivunagurika. Yes, iyo ni intego ya gatatu. Intego ya kane, sing with more power and emotion connection. Ni ukuvuga ngo kuririmbana imbaraga nyinshi ndetse n'amarangamutima. Ibyo ni ibintu bikora cyane. Ugomba kuba umuririmbyi uri professional. Umuririmbyi wese uri professional aririmbana imbaraga nyinshi, kandi ukabasha kuba urimo uramureba ugasanga ibintu ari kuririmba ni ibintu birimo biramuvamo. Icyo nicyo twita kuririmba biri professional. Yes, izo ni intego enye tuzareba muri iri somo. Imyitozo ndayibanyuriramo bisanzwe, ndayibabwira, ariko ntabwo ndi buyikore, ahubwo ndayitegura noneho nzagenda nyitanga mu bihe bigiye bitandukanye kugira ngo mubashe kuyiga muyumva neza, inakoze neza. Umwitozo wa mbere wo mu gice cya mbere bawita understanding diaphragmatic breathing,
uburyo bwo kubasha kumva cyangwa se kumva neza uburyo bwo guhumeka ukoresheje belly breathing. Uburyo bwo kubyitoza tuzabukora. Igice cya kabiri tuzareba ni breathing for singing, uburyo ushobora noneho kuririmba guhumeka mu kuririmba. Uburyo bwa mbere cyangwa se part ya mbere ni ukubasha kumva iyo belly breathing, kuko abantu benshi ntabwo bayumva. Ntabwo umuntu yumva ukuntu ashobora ngo guhumekera mu nda. Umuntu azi ko nyine ari uguhumeka binyuze mu mazuru. Yego unyuze mu mazuru, ariko iyo bigeze mu kuririmba hari andi matekinike tugomba gukora. Niyo belly breathing rero ugomba kuyiga. Part 2, breathing for singing, guhumeka kugira ngo uririmbe. Nibyo noneho, cyangwa guhumeka byo kuririmba. Tuzakora imyitozo ijyanye n'iyo ngiyo byo guhumeka kugira ngo ube waririmba. Part 3, tuzareba vocal projection without shouting. Hari igihe umuntu ashobora gukora vocal projection ariko ukumva irimo iragusakuriza. Undi agakora vocal projection ariko ukumva ntabwo irimo irasakuza. Urugero, vuze ngo we, undi akaza akavuga cyangwa urumva zose ni vocal projection ariko zitandukanye iki sound yazo. Yes, ahangaha naho rero nzabaha imyitozo yabyo kugira ngo mubashe kuba mwabikora. Part 4, control the vocal power, uburyo bwo gukontrolinga vocal power. Yes, exercises nazo tuzazikora, zaba zirimo igice cya gatanu no tuzabyapurayinga mu ndirimbo iyo ariyo yose tuzakora. Yes, nzabaha na lesson plan y'uburyo mushobora kuba mwabikora. Nuzakenera PDF nawe azambwira, azanyandikira kuri iyo nimero mubona muri description kugira ngo tubashe kuba twaba in touch, muhereze na notes zo kugira ngo yige ibintu neza zingo biri kuva he birimo birajya. Yes, twari kumwe rero muri risomo rya gatandatu kugira ngo mbasobanurira yari introduction, ariko ikijyanye n'ama exercice nzayabaha mu masomo yanyu, nzayabaha mu ma video